Uruganda rwa sinema nyarwanda rukomeje kugenda rutera imbere. Hari abanyarwandakazi bakomeje kugaragaza ubushobozi budasanzwe mu gukina no gukora filime zifite ubutumwa bukomeye kandi filime nziza cyane ziteguranye ubuhanga n'igikundiro cyinshi. Bamwe muri abo bakobwa bamaze kwandika izina ku rwego mpuzamahanga kandi bamaze kwigarurira abanyarwanda bose ndetse n'abo hanze yarwo. Abandi bakaba bari guhindura uburyo sinema nyarwanda ibonwa n'isi. Sinema nyarwanda imaze kuba urubuga rugaragaza impano zitangaje z'abagore bafite impano ziremeye, barimo abamenyekanye muri filime nyinshi zirimo Indoto, Seburikoko, Papa Sava, Maya, Trees of Peace, My Heart, Big Mind n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Dore bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda b'ibizungerezi bagezweho muri sinema nyarwanda muri uyu mwaka wa 2025. Aba nkuzaniye ni beza kandi bakora filime neza. Muranyemerera duhere ku mwanya wa mbere tumanuka tugera ku mwanya wa 10. Iyi NBE Zoom, kanda subscribe tujye tubana no mu biganiro bindi by'ubutaha. Ku ikubitiro ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa w'uburanga bwinshi cyane n'ikimero cyinshi kirangaza benshi. Amazina ye yitwa Liane Vanessa. Uyu mukobwa benshi bamaze kumenya ku izina rya Maya, umunyarwandakazi uyoboye abagezweho mu ruganda rwa sinema mu Rwanda. Yamenyekanye ubwo yakinaga nk'umukinnyi w'imena muri filime y'uruhererekane ya Maya, anariwe witwa Maya. Vanessa kandi yakinnye no mu zindi filime zakunzwe nka The Bishop's Family, Ibanga, City Maid, Ishusho ya Papa ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa bitewe n'ubuhanga afite mu gukina filime ndetse n'ubwiza afite n'ikimero kirangaza benshi, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 117,000 ku rukuta rwa Instagram. Bamukurikira umunsi ku munsi, bareba amafoto ndetse n'utuvideo tw'ubwiza agenda postinga na post zimonitaringa filime ziwe. Akaba ari we rero uyoboye abandi kuri uru rutonde rwacu. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwitwa Dusenge Klenia. Uyu ni umukinnyi wa filime wamamaye cyane ku izina rya Madederi, izina yahawe muri filime y'uruhererekane ya Papa Sava. Klenia Dusenge yagaragaje ubuhanga bwe mu gukina filime abinyujije mu zindi filime yakinnye zirimo nka Kariza wa Karisa, zica kuri Zacu TV ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Bitewe n'ubuhanga Dusenge Klenia wamamaye nka Madederi afite mu gukina filime n'ubwiza afite, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 132,000 bamukurikirana ku rukuta rwa Instagram kugira bajye bareba umunsi ku munsi udufoto tw'ubwiza agenda apostinga. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa witwa Iradukunda Aime wamamaye nka Nyambo Jessica. N'umwe mu bakinnyi ba filime bakiri bato muri sinema nyarwanda, gusa akaba amaze kwerekana itandukaniro rye abinyujije muri filime yakinnye zatumye benshi bamumenya nka The Message na Ibanga, My Heart na Big Mind. Nyambo kandi yavuzwe cyane mu myidagaduro ubwo yavugwaga mu rukundo no mu byinyi Titi Brown, bitewe no kugaragara kenshi bari kumwe ndetse n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bavuganye. Gusa abantu benshi bakomeje kugenda babashinja urukundo Nyambo na Titi Brown, bagakomeza bavuga ko ari aba besto kugeza n'uyu munsi. Nyambo bitewe n'ubuhanga afite mu gukora filime, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 221 bamukurikirana umunsi ku munsi ku rukuta rwa Instagram, bareba udufoto tw'ubwiza, udushusho ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye abashyiraho amonitaringa. Ku mwanya wa 4 turasanga umugore witwa Sonia Mutako. Uramutse uzi izina Sonia Mutako mu bagezweho muri sinema nyarwanda, waba wigize nkana uryirengagiza. Uyu mubyeyi w'umwana umwe yabaye icyamamare binyuze muri filime zirimo Indoto, Papa Sava n'izindi zigiye zitandukanye. Yitwa Sonia Mutako. Sonia Mutako bitewe n'uko afite ubunararibonye mu gukina filime kandi akaba ari uw'igikundiro cyane, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 81,000 bamukurikirana kuri Instagram, bareba amafoto ndetse n'amashusho y'ubwiza agenda postinga umunsi ku munsi. Ku mwanya wa 5 turasanga Igihozo Nshuti Mireille. Uyu ni umwe mu bagaragaza ubuhanga mu gukina filime ndetse ari mu bakunzwe na benshi muri sinema yo mu Rwanda. Kuba amaze kwamamara abikesha filime yakinnyemo nka Ishusho ya Papa na Papa Sava. Igihozo Nshuti Mireille bitewe n'ubuhanga afite mu gukina filime ndetse bikaba bitewe n'igikundiro afite, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 91,000
bamukurikirana ku rukuta rwa iyi Instagram bareba amafoto y'ubwiza ndetse n'amashusho agenda apostinga umunsi ku munsi. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Ishimwe Alphonse Swala. Uyu nawe ari mu bamaze kubica bigacika muri filime nyarwanda, aho bifatanye no kugaragara mu ndirimbo z'abahanzi nka Maromita ya Ken Solo na Neri Ngabo. Ishimwe Alphonse Swala yakinnye muri filime zakunzwe nka City Maid, The Bishop's Family na Inzira y'Umusaraba, filime y'uruhererekane yakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Swala bitewe n'ubuhanga afite ndetse no gukorora abagabo n'ubwiza afite, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 22,000 bamukurikirana ku rukuta rwa Instagram, bagenda bareba udufoto tw'ubwiza apostinga umunsi ku munsi ndetse n'utuvideo tw'ubwiza. Ku mwanya wa karindwi turahasanga Saranda Mutoni Olive. Uyu munyarwandakazi yamaze kugaragaza ko ashoboye sinema nyarwanda. Yamenyekanye muri filime zirimo Indoto na The Behind. Saranda bibangikanya gukina filime n'ubusizi, kwandika filime ndetse n'indirimbo. Yewe twavuga ko ubuhanzi bwe bukorera muri filime gusa, ahubwo ni n'umwanditsi w'ibisigo. Saranda bitewe n'ibyo byose n'ubuhanga bifitemo, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 112,000 bamukurikira ku rukuta rwa Instagram, bareba umunsi ku munsi udufoto ndetse n'utuvideo tw'ubwiza agenda postinga. Ku mwanya wa 8 turasanga Cyuzuzo Muvunyi Ange. Ange afatanya gukina filime no kubyina imbyino gakondo. Yamamaye ubwo yakinaga nk'umukinnyi w'imena muri filime Indoto, nyuma yaho akina mu zindi filime zirimo irya Mukuru. Bitewe nuko afite ubuhanga muri gakondo ndetse no gukina filime, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 31,600 bamukurikirana ku rukuta rwa Instagram, bagenda bareba udufoto tw'ubwiza ndetse n'uduposti turyoshye cyane agenda apostinga buri munsi. Ku mwanya wa 9 turasanga Bahavu Jeannette. Ni umwe mu bakinnyi ba filime bamaze igihe kitari gito bigaragaza muri sinema nyarwanda. Uretse gukina filime, Bahavu anarazandika ndetse kanaziyobora. Yamamaye muri City Maid, Inzozi ndetse na filime yitwa Twins. Impanga. Bahavu Jeannette ni umubyeyi. Bitewe rero n'ubuhanga Bahavu Jeannette afite mu gukina filime, byamuhaye ububasha bwo kwigwizaho abasaga 291 bamukurikirana kuri YouTube, kuri Instagram ye, bagenda bareba amafoto agenda postinga ndetse n'ibindi bikorwa agenda ahakorera. Ku mwanya wa 10 turasanga Iradukunda Nadine Nana. Ni umukinnyi wa filime ugezweho muri sinema nyarwanda, ndetse yagaragaje ko afite ubushobozi bwo gukina mu buryo butandukanye binyujije muri filime nka The Pact, Maya, Behind, The 30 Days n'izindi nyinshi yakinnye mu bihe bitandukanye. Bitewe rero n'ubwiza afite uyu mukobwa ndetse n'ububasha afite mu gukina filime, uyu mukobwa byatumye agira ububasha bwo kwigwizaho 44,600 bamukurikirana ku rukuta rwa Instagram, bigenda bireba amafoto ndetse n'utuvideo tw'ubwiza agenda ahereza abafana be umunsi ku munsi bamukurikirana ku rukuta rwa Instagram. Ngaye nguko rero ngibye bizongereza 10 dusigaye dufite muri iyi minsi biyoboye sinema nyarwanda. Niba wumva hari uwo twasimbutse, byandika muri comment, cyangwa se niba hari uwo twashize mutamukunda, nurangiza ukande like, ukande subscribe kugira ngo n'izindi top 10 z'ubutaha zitajya zigucika. Ciao ciao, hasta la vista.